my beautiful people, amazina yanjye nitwa Sandrine, ni muri mushyashya ahangaha tuguhaye ikaze mu muryango mugari. This is the best YouTube channel in Rwanda. Turi kugenda twaguka kandi ndabashimiye abantu bakomeje kudutera inkunga mu sharinga video zacu, mukana subscribe, abantu batwandikira turababona kandi tuzagenda tubasubiza gake gake kandi ndabakunda cyane. Nimba uri mushyashya ahangaha, intego yi YouTube channel ni byo niga nanjye ndabizana ahangaha nkabibigisha, nkakura mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, n'abankurikirana nabo nuko bagakura mu buryo bw'ubwenge, mu mubiri ndetse no mu mwuka. So nimba uri umuntu ushaka kwiyuburura, ushaka gukura, ushaka gukora ibintu bitandukanye n'ibyo usanzwe ukora, kubaho ubuzima butandukanye n'ubwo usanzwe ubaho, cyangwa se ushaka guhindura ubuzima bwawe for better, this is the right time, this is the right place. Kanda subscribe, utuntu tw'ubwenge tutazajya tugucika kuri YouTube channel. Yes, so hano dusoma ibitabo bitandukanye, tukabisemura mu Kinyarwanda, tukabiganiraho, tukabisesengura, tugatanga ibitekerezo byacu kugira ngo twigira hamwe, dukurire hamwe. Alright? Yes. So ntangiye YouTube channel navuze ko n'ijambo ry'Imana ryo tuzajya turisoma. Ndanzana topic y'ijambo ry'Imana, nabizi ko benshi muri mwebwe musenga mukunda Imana. Noneho niba wenda hari ukuntu wabyumvishije nabi cyangwa se hari ikibazo wagize mu gihe ndi kubivuga, ushaka kunyandikira muri comment nkagusubiza, it is totally fine. Okay? Inkuru ya Yakobo na Esau. Inkuru abapasiteri benshi badakunze kuvugaho, abavuga butumwa benshi badakunze kuvugaho, cyangwa se n'abantu benshi batavugaho rumwe, kubera ko hari abantu batekereza ko itwigisha kwiba. Yakobo yabonye umugisha kubera ko yariganije umugisha wa Esau, niyo mpamvu yahawe umugisha. Ugasanga bizamura amakimbirane cyangwa se kutumvikana hagati y'abantu, baturi kwigisha abantu kuriganya abandi, uri kwigisha abantu kubeshya. Ese kubera iki abantu benshi batayivugaho? Ubundi iriya nkuru ivuze iki? Ni kubera iki yashyizwe muri Bibiliya? Ese ifite ubusobanuro bujimije cyangwa se koko itwigisha kwiba no kuriganya? Okay? Yes, so wenda ntabwo nzi nimba ndi buyisome yose kubera ko ntabwo ndi umupasiteri. Abo ni umupasiteri, ariko ibintu by'ijambo ry'Imana narabisomye numva biri interesting, ariko ndi buvuge nkaho usanzwe uyizi. Gusa mu ncamake, Yakobo yabyaye abana babiri b'imfura ari n'impanga. Nyuma y'igihe kirekire Rebeka yarabuze urubyaro, arangije umugisha wabaga waragenewe umukuru, birangira nyina hari ukuntu abigenjeje, aca ku ruhande agambanira umwana we mukuru, wenda niko nabyita, umugisha uhabwa umwana mutoya, kubera ko umwana mukuru yakundwaga na papa we, ariko umwana mutoya agakundwa na nyina. So mu gihe umugabo yashaka guhereza umugisha umwana mukuru, akamutuma kuzana umuhigo kugira ngo awurye amuheshe umugisha, kuko yari yarabaye impumyi kandi ashaje, abona ko agiye gupfa, aravuga ati kansigira umwana wanjye umugisha wanjye wose. Mu gihe agiye guhiga, nyina ahita agenda ashaka itungo, araribaga, arihereza umutoya, arishyira papa we yigize mukuru we, yambaye n'imyenda ya mukuru we, yigize nka cyoya nka mukuru we, arangije aragenda yigira mukuru w'imbere ya papa we. Umugisha agomba guhabwa mukuru we aba ari we uhabwa, kandi birangira koko awutwaye acikana nawe. Okay? Twese dushaka umugisha, ariko mu madini cyangwa se n'uburyo twigishijwe ko hari uburyo bwo kubona umugisha. Ugomba kuba uri umunyakuri, ugomba kuba ufite imico myiza, ugomba kubiharanira, ugomba kubikorera. Ariko kubera iki Yakobo we yabonye umugisha atawuharaniye, atawukoreye, kandi akamanaginga kuwutwara, akawugira uwe, akanagera kure mu buzima? N'uyu munsi ntabwo ushaka kumva abantu bavuga ngo Imana ya Esau, ahubwo abantu bashobora bavuga ngo Imana ya Yakobo. Kandi mu by'ukuri nta kintu kimwe Yakobo yakoze kugira ngo ahabwe uriya mugisha. In fact, niyo usomye iyo nkuru, iri mu Itangiriro ibice 27 kuva ku murongo wa mbere. Ushobora gusoma kuva ku murongo wa mbere kugenda mpaka w'icyo gice kirangira, cyangwa ku murongo wa 13. Yes, so ubona yuko yari umunebwe, yari umwana wibera mu rugo, ariko umukuru we yarakoraga cyane, yari umunyembaraga, yari umuhigi, yarashamaje, yari inzobe, afite ubwoya, yari mwiza, afite ibigango. Ariko kubera iki ari we byarangiye ahawe umuvumo, ko papa yaramuvumye cyane. Ariko wa wundi w'umunebwe
wibera mu rugo nta kintu kimwe akora, nta mbaraga bishyiramo, amutekera umutwe birangira abonye umugisha, kandi koko Imana irawumuhereza. Iyo nkuru ishaka kutwigisha iki? Ese abanyamadini cyangwa se amatorero ntashaka kuba tubeshya kubera iki ngo atabiharaniye kandi akaba yarabonye iki? Umugisha. So ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko Bibiliya ntabwo ibeshya. Bibiliya ntabwo yisubiramo, Bibiliya ntabwo yivuguruza, nta nubwo Bibiliya ari igitabo cyanditswe n'umuntu utazi ibyo akora. Ni igitabo cyanditswe n'abantu benshi batandukanye mu bihe bitandukanye, ariko babyandika bafite umwuka w'Imana, nta kintu kimwe batanditse Imana itabyemeye. Niyo mpamvu Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. So nkanjye nkawe twese niko bigomba kugenda, tugomba guhabwa agakiza nk'uko Yakobo yahawe uriya mugisha. Agakiza tubona, gucungurwa twabonye, kwezwa, gukiranuka twabonye, ntabwo twabikuye ku mirimo yacu, ntabwo twabikuye mu gukora cyane, ntabwo twabikuye mu bitekerezo byacu byiza cyangwa se mu mikorere yacu myiza, ahubwo twabiherewe ubuntu. Twabiherewe ubuntu turi abanyabyaha, twabiherewe ubuntu twaratakaye, twarayobye nk'intama zizimiye, turi babi cyane, turi abanyabyaha imbere n'inyuma, kandi na nyuma aho nta gihinduka. Niyo mpamvu kuba Yakobo yaratwaye uriya mugisha ntabwo byivuguruzanya. In fact, iriya nkuru igaragaza gucungurwa kw'iteka. Iriya nkuru igaragaza uburyo umuntu yakira agakiza. Iriya nkuru igaragaza uburyo twahawe umugisha tutawukoreye. Nubwo wowe wenda wigishijwe yuko ugomba gukorera umugisha, Imana izaguhembera ibyo wakoze, Imana izakugira neza kubera ibyo wagezeho, Imana izakugira neza kubera ko wagiriye abantu neza, kubera ko wakoze cyane, ibyo no kukubeshya. Kubera ko ugendeye kuri iriya nkuru, uriya mugabo witwa Esawu yabonye umuvumo, kandi niwe wari umuhigi, niwe wakoraga cyane, niwe wabaga afite imbaraga, niwe wumviraga, niwe wakoraga ibintu byose papa wamutegetse, ariko byarangiye arimbutse, byarangiye ahawe umuvumo. So impamvu rero iriya nkuru ari iy'agakiza cyangwa se twereka uburyo twacunguwe, twahawe gukiranuka, ndabisobanura mu buryo bw'agakinamico gatoya. Reba Yakobo, Isaka na Esawu na Rebeka. Ni umuryango w'abantu bane, abana babiri b'impanga, papa wabo na mama wabo. Isaka amaso yabaye ibirorirori n'impumyi, hakaba nyina, umugore we ari we Rebeka. Uyu ni umugore n'umugabo, bakagira abana, umwe akunzwe na papa, undi akunzwe na mama we. Ariko uyu nguyu utakireba ari we Isaka, ari papa wabo, arashaka guha umugisha umwana mukuru. Aramubwira ati genda ujye gukora ibi n'ibi 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 n'ibi, uhiga umuhigo nk'usanzwe unkorera, untekere ibiryo biryoshye, unzanire ndye mpage, ni neza nguheshe iki? Umugisha. Ayo ni amabwirizwa yaramuhaye, ni ibikorwa yagombaga gukora. Hari Yakobo wiyicariye aho ngaho nta kintu kimwe ari gukora, ahubwo Rebeka aciye inyuma, araje aravuze ati nabyumvishe, kumbe umugabo wanjye arashaka guhereza umugisha umwana wanjye mukuru yari gakuru. Muri izo mpanga zombi uriya yari gakuru, wari ugiye guhabwa umugisha. Ahita agenda, ahita ajya gupanga iyindi mipango ye. Abwira umuhungu ati genda unzanire ihene zimeze gutya ngo z'umwagazi, genda gutya na gutya unzanire, tubiteke tubishyire papa waguhesha umugisha atarawuhereza mukuru wawe. Undi ati ibyo bintu hoya ntabwo nabikora. Ati mama, ati ngo iki? Hari ijambo nkunda cyane Rebeka amubwira ahangaha muri mu itangiriro, igihe Yakobo yari amaze kugira impungenge, amubwira ati hoya mama, ibyo bintu njye ntabwo nabijyamo. Ngo Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye ni cyoya, jyeweho umubiri wanjye ni umurenge. Ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati mwana wanjye, umuvumo wawe aba ari jye ubaho, nyumvira gusa ugenda uzinzanire. Diana Stan, Yakobo yagize impungenge, njyemeze gutya, njye nteye gutya, ariko dore abantu papa wanjye ashaka bateye gutya, bakora ibi n'ibi, bafite ibyoya, uriya we asha no kunkorakora, kumva ntabwo meze nka mukuru wanjye, ubu se koko ntabwo nkwiriye, ntabwo biri bushoboke, ahubwo asha no kumvuma. Hoya, what does that sound like? Uwo ni wowe igihe cyose wicira urubanza kubera ibyo ukora, kubera ibyaha wakoze, kubera ubuzima ubayemo, kubera kubona ko udakwiriye imbere y'Imana. Kubera iki? Barakubeshye ngo imbere y'Imana abakoze neza nibo bemerwa,
abadafite icyaha nibo bemerwa, abateye gutya na gutya nibo bemerwa, abakomeye nibo bemerwa, abakoze imirimo ikomeye nibo bemerwa, abadiyakoni, abaririmbyi, abitwaye neza nibo bemerwa. Ariko ahangaha turabona ko ba bandi bagiye gukora Esawu uri mu ishyamba ari guhiga, byarangiye atwaye umuvumo. Kubera iki? We ntabwo yicaye hamwe ngo areke nyina amukorere, ntabwo yicaye hamwe ngo areke Imana imukorere, ahubwo yagiye kwishakira imirimo ye, yagiye gukorera imirimo ye. Hari abandi bantu bakiriye ko ari babi, bakiriye ko badashoboye, bakiriye ko ari abanyantege nkeya, nk'uko ahangaha Yakobo abyatuje akanwa ke, akagaragaza intege nke, akagaragaza ibyo adashoboye n'uburyo ateye, azi neza ko budakwiriye imbere y'Imana cyangwa se imbere ya Isaka. Mu yandi magambo ni kugereranya Isaka nk'Imana muri aka kanya. Ariko kubera ko hari undi muntu umwikorera imivumo, kubera ko hari undi muntu umukorera, kubera ko hari undi muntu umwitayeho, kubera ko hari undi muntu umukunda, kubera ko hari undi muntu uzi ibyo agomba gukora kugira ngo abone uwo mugisha, wari mu kazi, ariko umurimo wa Yakobo wo no kumvira gusa. Niyo mpamvu nyina yamubwiye aha ngo mwana wanjye nyumvira gusa, umuvumo wawe aba ari jya ubaho, nyumvira gusa, nyumvira gusa uzinzaniye. Akazi ka Yakobo kara kukumvira gusa. Ninde wundi wikoreye imibabaro yacu? Ninde wundi wikoreye ibyaha byacu? Ninde wundi wikoreye imivumo yacu? Uwo ni Yesu Kristo. Ahangaha nicyo Rebeka ahagarariye, ko Yesu Kristo aza akikorera imibabaro yawe, akikorera ibyaha byawe, gukiranirwa kwawe, kubabazwa kwawe. Wowe icyo ukora ni ukumwizera, wowe icyo ukora ni ukumwumvira. How about those ones who are hunting? Abo ngabo bari gukora, reka nkorere Imana izampemba, reka nkore cyane Imana izangeza kuri, Imana izareba akababaro kandi nyibuke, Imana izampemba. No, ntabwo ari uko duhabwa umugisha, ntabwo ari uko duhabwa ijuru, ntabwo ari uko duhabwa gukiranuka, ntabwo ari uko duhabwa kwezwa. Duhabwa kwezwa, gukiranuka n'imigisha yose izanwa nabyo ari uko twumviye Rebeka, ari uko twumviye Yesu Kristo, ari uko tumwizeye. Impungenge za Yakobo zose yazishyize hasi, atera intambwe, aragenda azana ihene z'umwagazi nyina yamutumye, arangije arazimuhereza. Nyina niwe wazibaze, azikuraho uruhu, araziteka, ateka ibiryo azi neza ko umugabo we akunda. Hari umuntu twari turi kuganira kuri iyi nkuru ubushize, arambaza ati se, ari umwana wawe n'umugore wawe ninde uzi ibyo ukunda kurusha undi? Uko biri kose n'umugore wawe, kuko umugore niwe mwahuye mukiri batoya, murakundana, murakurana, uramuganiza, azi ibyo ukunda, uko ubikunda n'ibyo ushaka. Bivuze ngo Esawu na Rebeka bagiye mu gikoni ngo bombi batekere ibiryo biri bushimishe umutima wa Isaka. Isaka ari most likely gukunda iby'umugore we, kuko ari we umuzi neza kurusha umwana we. Aka kazi kose kagombaga gukorwa na Rebeka, kuko niwe uzi iby'umugabo we ashaka, kuko niwe uzi uburyo bwo kubonamo umugisha. Ariko kubera ko Esawu we yari umuntu wizera, akagenda akirukanka, akumva ko ashaka guhiga, akazana umuhigo akawubaga akawuteka, kandi akumva ko ibyo ari buteke papa ari bubikunde. Ni ukuvuga ngo yari afite n'umutima wishyize hejuru, cyangwa se yatekerezaga ko byagenda kose umugisha ari uwo. Yari afite ubushizi bw'amanga na confidence ihagije ko uyu mugisha ari buwuhabwe. Ariko nyina yari azi kumurusha, yari afite ubumenyi buhagije ku buryo umuntu abona umugisha. Nkunda kubwira abantu ngo ntabwo ushaka kumbwira ngo uri umunyabyaha ngo ariko uragerageza, ngo turi muri isi, ngo turi mu ntambara, ngo kuri isi ngo nta mukiranutsi uhari, ngo natwe duhari ngo turi kugerageza. Nkunda kubabaza nti se, Yesu azaza gutwara abanyabyaha agiye kugira abakiranutsi, cyangwa azaza gutwara abera bo mu isi? Nkababaze nti se, Bibiliya ivuga ngo abera bo mu isi niba Imana yishimira, abo bera Imana bavuga bahari cyangwa badahari? Ibavuga kubera ko bahari. Ahubwo wowe urera cyangwa urakiranuka? Nimba igisubizo cyawe kitari straight forward ngo kivuge ngo ndi umukiranutsi ndera, uracyafite urugendo rurerure, kuko ntabwo Imana izaza kugutwara ngo ujye kuba umukiranutsi, ahubwo izaza kugutwara uri umukiranutsi wo mu isi. Na Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi bwira acumuye karindwi. Ariko niki? Ni umukiranutsi.
abanza kuba umukiranutsi. Ariko wowe umuntu akaza umaze imyaka 30 mu rusengero, uri umudiyakoni, uri umupasiteri, nkakubaza uri umukiranutsi cyangwa uri umunyabyaha? Urabona njyewe ndi umunyabyaha ariko ndagerageza ndihana. Urabizi tukiri muri isi turi mu ntambara, ibigeragezo ni byinshi. No, nuko bakubeshye ku buryo umuntu ahindukamo umukiranutsi. Inzira bakwigishije y'uburyo umuntu abamo umukiranutsi ntabwo ari uri gukoresha. Uri kwirwanira nka Esawu, urahuze, uri gukora imirimo myinshi ngo izakugira umukiranutsi, ariko ntabwo ariko bigenda. Gukiranuka guturuka mu kumvira, gukiranuka guturuka mu kwizera Yesu Kristo, nta murimo wawe ushyizemo, nta bitekerezo byawe wongeyemo. Niyo mpamvu Yakobo muri iyi nkuru yashyize hasi ibitekerezo bye, akurikiza ibya nyina. Nyina niwe wakoze akazi kose. Abaga izo hene araziteka, yambika umuhungu we ngo uruhu rw'intama niba ari urw'ihene kugira ngo abe ibyoya nka mukuru we. Amwambika imyenda ya mukuru we, amuhereza ibiryo, amubwira ati ngaho genda. Ni ukumvira gusa. Yakobo yari afite impungenge nyinshi, hari uburyo yibonagamo ko adakwiriye, ariko atera intambwe, yizera nyina avuga ati papa nanampa n'umuvumo nta kibazo, urajya kuri mama wanjye. Uko niko natwe dufite ubushizi bw'amanga tuvuga tuti twarababariwe, twarejejwe, turabakiranutsi tutabiheshejwe n'imirimo yacu. Kubera ko Yesu ari uzi Imana kuturusha, Imana ninatuvuma iyo mivumo ntabwo ituzaho, ahubwo ijya kurinde kuri Kristo. Niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo Imana ntabwo itanga kondisiyo kugira ngo ikugirire neza, Imana ntabwo itanga kondisiyo kugira ngo iguhe agakiza. Twese turemewe kuza, ariko habaye hariho kondisiyo. Kavuga ngo uzaza ari uko uri cyoya nka Esawu, uzaza ari uko uri umuhigi nka Esawu, ari uko ukomeye nka Esawu, ari uko uzi gukora ibintu byose, ntabwo twari kugira gute, twari kubona agakiza, cyangwa se nta nubwo twari kubona ijuru. Iyo bisomye neza hano imbere gatoya y'aho rino jambo ryanditse, kuri mu itangiriro ibice 25 umurongo wa 28, itangiriro ibice 25 umurongo wa 28, haravuga ngo maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we, Rebeka we yakundaga Yakobo. Bishatse kuvuga iki? Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we, yamukundaga kubera impamvu. Ntabwo urukundo rwari genuine, ntabwo urukundo rwari open, ntabwo rwari urukundo hajya bavuga ngo mu Kinyarwanda, urukundo ruri pure, rimwe umuntu agukunda kuko agukunze, ahubwo yashyiragaho kondisiyo kuko yaryaga ku muhigo we, hari kuko impamvu. Ariko ngo Rebeka we yakundaga Yakobo. Niyo mpamvu tuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo mwakijwe kubw'ubuntu, atari imirimo yanyu, atari ibikorwa byanyu, ahubwo ni kubw'ubuntu. Ubuntu ntaho buhurira n'amategeko, ubuntu ntaho buhurira n'imirimo. Ubuntu ni ubuntu, kandi ubuntu buzanwa no kwizera. Uko niko Yakobo yahawe agakiza, niko yahawe umugisha, nibwo yabashije kuba sogokuru cyangwa se umuntu ukomeye mu bisekuruza bya Yesu. Niyo mpamvu uyu munsi tugisenga ngo Mana ya Yakobo, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, ariko nta Mana ya Esawu uzumvamo. Kubera iki? Ni ubuntu. Umuntu wese wagiye ashaka gukurikiza ibintu byo gukorera Imana, gukorera Imana ngo sinzi ibiki ngo izaguhemba, ikintu cyonyine uzakuramo ni imivumo. Ndi gusoza ndashaka gusoma hano mu Bagalatiya ibice 3 umurongo wa 10, haravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivumwe, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Yes, hari inzira ebyiri zonyine tubonamo gukiranuka, imwe inyura mu mategeko, gukurikiza amategeko, indi ikanyura mu buntu, ariko kwizera gusa. Izo nzira ebyiri ntabwo zihuye. Niyo mpamvu ndashaka kuvuga ngo nizera Yesu Kristo wambambiwe ku musaraba, ngo noneho ngo navuge ngo ndi gukurikiza amategeko, ngerageza uko nshoboye nkurikiza amategeko. Izo nzira ebyiri nta namwe zihuye. Bibiliya iravuga ngo havumwe umuntu wese uhirimbanira
ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Ni ukuvuga ngo iyo uhisemo inzira y'amategeko uyihitamo ukayikora neza 100%. Nimba udashobora gukora ibyo amategeko avuga 100%, uri kivumu, kuko iyo niyo nzira wanyuzemo. Ariko iyo wemeye ko inzira y'amategeko yakunaniye, kutayishobora, ugahitamo inzira y'ubuntu, ntabwo kandi uyivangavanga na yindi. Iyo ubuntu uhabwa no kwizera. Kaba ari agakiza ugahabwa kubwo kwizera, yaba ari ugukiranuka ubihabwa kubwo kwizera, yaba ari amafaranga cyangwa business zibuminga ubihabwa no kwizera, yaba ari abana ubahabwa no kwizera, yaba ari ugushyingira, imigisha yose uboneye aha ngaha ibonerwa mu kwizera. Ariko imirimo ibonewe aha ngaha ibonwa n'imirimo yawe. Ntabwo rero byombi bivangavangwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizera wese atarimbuka, apana ukurikiza amategeko, apana ugira neza kurusha abandi, apana utanga icya 10 n'amaturo kurusha abandi, apana usura abarwayi n'abantu bari muri gereza ufasha abantu cyane. Umwizera. Ntabwo ibyo bintu bivangwa, ntabwo izo nzira ebyiri ushaka kuzibamo icyarimwe, ni ukuvuga ngo waracanganikiwe niba zombi zirimo cyangwa ubivangavanga. Hari inzira ebyiri, ni nayo mpamvu Imana izaje gutoranya intama ikazivana mu mahene, kuko ntabwo byombi bivangwa. Nta nubwo uyu munsi w'umukiranutsi ngo ejo wongere ube umunyabyaha, ngo nuko wihane, ngo nuko ngo ejo waguye mu cyaha. Ntabwo ari uko bikorwa. Uri umukiranutsi cyangwa se uri umunyabyaha. That's it and that's all. Yes, so ndashaka gusoreza aha ngaha. Nimba wenda hari ikintu ushaka kumbaza ku bijyanye n'iyi nkuru, ushaka kumbaza muri comment. Nimba ari uburyo ushaka wowe ubyumvamo, ushaka kubyandika mbere uko byumva, uko wigishijwe iyo nkuru cyangwa se wowe icyo uyisomamo, tukagenda twunguranya ibitekerezo. Wenda nta wamenya, nanjye ushaka kwibeshya nk'umuntu, ariko ushaka kunkosora kuko nicyo social media zibereyeho. Ni ukuvuga ngo dushange nawe kuba inshuti cyangwa se tukaganira kandi tutaziranye, tutanari kumwe. Alright? Yes, Imana ibagire neza. Bye bye.